yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Korani, kandi Korani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Korani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu ntabwo asabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwohereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, ni ukuvuga ngo ngiye mfite abana babiri, biwacu ni ntawe nikora pe, nabaga mu cyiciro cya kabiri, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye babiri, nanjye ningewe ninjye bahagarariye. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message inyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha, murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki, muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. Uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise kandi turaza kubikurikirana, ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe, baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagera aho duhera. Sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni ngewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu bamenye? Muturanyi yaragerageje, bamubwira nyine ko bazabasubiza, ubwo nagira ngo nyine barize muri rusange kuko nge nari ndwaye. Sawa. Murakoze cyane. Twareba no kuri uruhande rwa hano inyuma. Protoko yadufasha tukegera n'uruhande, mwareza umubyeyi umwe aho ngaho muha ijambo. Mwihute mugere vuba turebe ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leoporo Hassani, homoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye banshyize mu bagomba gutanga ibihumbi 20, kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe, kubera impuhwe yabagiriye, nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe. Nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, ubu nkimaranye imyaka irenga 3, ariko sinari nabona ubwo bushobozi. None ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni icyo mutambagiro. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba, abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane. Reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abuyobozi bw'idini
n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza tukareba ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka bigasobanuka. murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano, ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano. abafite ibyo bifuza ni byinshi, abafite ibibazo bari kubaza ni benshi. ubutaha insha Allah tuzongera duhure nawe, tuzasubukurira aho twari tugeze, ariko uyu munsi tumuhe umwanya abashe gukomeza gukora inshingano z'igihugu cyacu. murakoze cyane, mugire amahirwe mwese.